sinzi mwe wenda tugiye guhera he ariko ibyinshi byo ku munsi w'ejo twagiye tubigarukaho twabigarutseho kuri YouTube ariko ari n'abantu batabonye amahirwe cyangwa batagize amahirwe yo kubyumva wenda arabagize amahirwe yo kubabyumva ahandi ariko sinzi neza ko wenda bwo babyumvise nk'uko bakabyumvise ahangaha ejo muri samari icyabaye nuko nibwo habaye inama yahuje abakunzi ikipe ya Rayon Sport ariko bibumbiye mu cyitwa imena cyangwa se reka mvuge ko cyahozeho imena za Rayon ko muri Rayon Sport ndani nyirizina ubu ngubu ntago bari kubivuga gutyo ntago abantu bitwa imena bari kwemerwa bamfasha gato bamwingire ntaribi nibyo yarimo avuga ku munsi w'ejo ni habaye inama ebyiri zahuje bamwe mu bahoze bayobora ekipe ya Rayon Sport ku ruhembe harimo abagabo nka Gacinya Chance Denis hakabamo perezida w'abaperezida bita ngo nayo bahuye nabo bamwita perezida bamwita Muvunyi Paul hari Dr Norbert urumva hari binavuga ko ari we watumije ino nama hari abagabo nka Ruhamyambuga Paul hakaba abagabo nka Gakwaya Olivier hari abagabo nka Claude Mushimire hari abagabo nka Mugabo Justine urumva bari benshi cyane hari abagabo nka Twagirayezu Tade urumva bari bahuye kugira ngo bige ku kibazo cy'uburyo Rayon Sport igomba kwitwara muri kino gihe cy'inziba cyo by'umwihariko ino mikino ibiri ino mukino bagomba gukinamo na Gasogi kuwa gatandatu ndetse na Rutsiro uzakurikiraho. Amakuru avuga ko aba bagabo barakajwe cyane banababazwa n'uburyo uyu mugabo witwa Kakoza Nkuriza Charles yishongore ku ino kipe avuga ko kuwa gatandatu azabaje gucyura umugeni. Baravuga ati reka duhuze imbaraga dufashe komite ubu ngubu iyobowe na Ngoga Roger Kana Aimable waje akora mu ngata uwitwa Captain Retired Wayezu Jean Fidel weguye ku mpamvu z'uburwayi. Roger nawe akaba yari muri komite nubwo yasaga n'uri ku ruhande. Avuga bati reka tumufashe muri no mikino ibiri arebe ko yatsinda ahereye ku ikipe ya Gasogi United. Yes, ahereye ku ikipe ya Gasogi United bisa nkaho wari uri gukomoza cyane ku by'ingenzi kuko ntabwo turi buze kubitindaho. Yego. Ahubwo ndifuza ko turi buze kwibanda ku makuru mashya kuri updates zihari kuko mpamye neza ko ndi umwe mu bantu bafashe umwanya munini kuri telefone uyu mugoroba kabisa. Yego, ariko muri make we banza usoze iyo narration isobanurira abantu batagize amahirwe icyo abantu bagomba kumenya nuko uyu Roger we yahamagaye bamwe muri bano bagabo abasaba ko baza hafi ya ekipe bakamufasha bamubwira ko nta kibazo na kimwe bafite ariko bamubwira ko bafite impungenge z'uko bagize bati basabwe kuba bagiye kutivanga bakajya kurana ntibivanga mu buyobozi bwa ekipe bati nujya kuvugana n'inzego zirimo Minisiteri ya Siporo cyane ko ariyo yari yahawe inshingano zo gukemura ikibazo cy'imiyoborere yari muri Rayon Sport ikaza gufatanya na RGB bakakubwira ko nta kibazo kubatwaza twebwe tuzaza turi full nta kibazo aho bari baniteguye guhita banishyura ibirarane by'imishahara ino ekipe ifite abakozi bayo bose ekipe ihemba miliyoni 50 ku kwezi abakozi babakinnyi abatoza n'abakozi bose musanzwe. Roje bwafata uwo mukora ariko nabo bafata inama yo kugira ngo bige barebe uburyo bafasha muri ino ekipe. Bivugwa ko hari ahantu hakusanyirijwe bari abagabo bakusanyije miliyoni 15 zo gutegura ino mikino harimo amaprime harimo local pano kuvuga ngo bivugwa yego bakusanyije miliyoni 15 zo gutegura ino mikino ibiri harimo lokale harimo transport ibintu nk'ibyo byose ndetse nta n'igihunditse bagomba kuyashyikiriza byose bigarukaho nagomba kwibashyikiriza n'amasaha n'igihe byose yego urumva muri rusange ni icyo ngicyo cyari kibateranyirije aho ngaho by'umwihariko ino mikino ibiri kugira ngo barebe uburyo bafasha Roger gutsinda Gasogi ku munsi wo kwa gatandatu. Yes, bisa nkaho ari ibyo ngibyo baganiriye ndetse baganira no ku tundi tuntu twinshi turaza kuduhuriza hamwe ariko mu kwinjira neza ngo habaye ikiganiro n'itangazamakuru ni Gasogi yagikoze sinzi wenda ubwo biraza gusaba ko twifashisha abagenzi bacu bari ko twe ntabwo twari twatumiwe sinzi niba wenda bagutumiye simbimenye
none se urumva nawe natumiwe simbikubwira. ikibazo ngo cyaba yuko ariko ngo twatambukije ubutumwa bwa Saidi bavuze ko ngo Saidi agomba kuba ari inahangaha nganyise byose ariko nta n'ikibazo kinabirimo. Ariko ibyo gihe nta n'ikibazo na kimwe mfite, ariko abantu bajye bareka kuza babeshya abantu bateka imitwe. Icyiza kibirimo nuko suragira ngo umuntu abagenzi bacu bagiyeyo naze mbona nta kibazo witwa Kari Keza ngira ngo ni abantu dusanzwe dukorana n'ubundi bo ku Nyarwanda. Ndi gushaka kumva ibintu Kensi yatangaje mbere ko twinjira mu makuru ndetse n'ibyo tumaze kuba tuganira na sinzi niba wenda uri buze gukoresha iyo gahunda cyangwa uri buze gukoresha iyi, hanyuma twinjire muri gahunda nyirizina ndetse naho bigeze. Ese inkunga bemera ikipe Rayon Sport iraza kubageraho ryari, cyane ko twinjira muri studio yari itarabageraho. Banagize amahirwe yo kuvugana na bamwe muri bano bagabo bagera nko kuri 4 cyangwa 5 kuri uyu munsi rwose mu masaha y'umugoroba. Umwe mu mugoroba nari ndi busy cyane ku buryo biramutse binadukundiye rwose muri iki kiganiro dushobora no kuza kwakira umwe muri bo tukaba twagira ibyo tuganira. Umwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, ntabwo turi buze kuganira nk'umwe mu bahoze mu buyobozi, hoya turaganira nk'umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport muri rusange kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa ndetse no kumenya na gahunda ihari uko imeze muri rusange. Reka twumve wenda Kenisi, ikiganiro ntabwo ari kirekire, ni kirekire nima turashaka dukina umupira buri muntu wese abibone. Byanshimisha ko abasaza bagarutse naho nashakaga kuba bagarutse barahunze imyaka 4 nk'ababona batagaragara kuri match yose. Uyu munsi bakumva ngo igihangange Gasogi kiyoboye champion kiraje bakaba bati tuje nka comité de soutien. Ibyo ndababwiza ukuri ntago nagira ubwoba bwabo bagabo. Kwanza dinamike z'umupira zarahindutse, wenda amayeri bari bafite ashobora ko uyu munsi adashobora gukora siritu nko muri stade nk'Amahoro, sibyo? Ayo mayeri hari igihe atakora n'agatariko. Iriya stade irimo technology. Reba aho umuntu umuyobozi aho aba yicaye uzasakuriza arbitre ko n'ijwi ritamugeraho. Iriya stade rero ubwayo hari byinshi yakemuye. Hari uzayirara musa yicukura nka biri abantu baramenye byo kwirwa bakata amatapi ya stade. No, reka tuvugishwe n'imwe mu bizanye. Hari uzavuga ngo ndi umujyanja ngo hari ibintu kwasi ibindi birege tugomba kubikira ku ruhande. Preparation nziza icyo nabakundiye nuko bemeye gushyira amafaranga bayita motivation ku bakinnyi. Kunkunda gukira n'abakinnyi bari motive. Sibyo? Buryo umuntu ari motive icyo kintu abaje ku mupira bakwiriye ibyiza. Bakwiriye kubona Rayon Sport iri motive, bakabona Gasogi iri over motivated. Ibyo rero rwose nibyo byiza ashaka. Ariko wavuga ngo amayeri, ariko ubundi ayo mayeri naya muyatubwiye. Ariko ubushize wagiye ubona byakomera Saidi. Birahagije ngira ngo ibindi byo ntago urumva akenshi na kenshi yari interview nka gutya. Yari interview nka gutya ari igihe nyine uhitamo gukoresha nk'iyo hisemo kuyikoresha ko nibyo nahoze mvuga. Ntabwo twarabaye invite muri iki kiganiro, so twe twagomba turareba ibitureba. Rero reka mbivuge gutya, turareba ibitureba. Ibindi byo wenda ubwo birebana n'imyinjirize, ibirebana na gahunda, ibirebana na campaign ihari yo kwitegura iyi match. Donc ibintu byinshi cyane wenda hari uburyo wenda abantu bazagenda babimenyamo, cyane ko ikipe ifite igitangazamakuru bakorana, ifite uburyo ki iri kumenyekanishamo n'ibintu byabo. Twebwe ntabwo turi buze kwivanga muri ibyo ngibyo rwose, kandi ni nabyo n'uburenganzira bwabo. Icyo nashakaga bitewe nuko tugiye kugaruka cyane cyane kuri iyi Rayon Sport, tukanabihuza n'aba bagabo bahoze mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Nahoze mbona nyine mu kiganiro itangazamakuru nyine n'abantu babajijweho baravuga ati uko njye mbyumva njye ndetse nuko mbibona hari ibintu bitakunda. Atari ibintu bitakunda, ati iyi stade Amahoro, ati rwa rusaku ntago rwagera ku musifuzi kuko ahantu abantu bicaye ntago basakuza ngo bigereyo. Hanyuma bati bantu ntago bazarara muri stade bacukura ikibuga, bacukura tapi nk'ibyo abantu bamenyereye. Nk'ibyo bamenyereye. Ese bivuze ko bana bagabo ari bo bazikataga? Bon, simbizi. Gusa icyo ngiye numvamo hari ikibazo wakibaza. Icyo kintu nambi cyambere numvamo, Kensi ni umucuruzi. Kensi ni umuntu uzi ikintu kirebana na PR, afite ku buryo azi kuvuga, azi kuba yatangaza, nyine abantu bakumva ko mood iri hejuru.
ndabimwubahira buriya ni umugabo umaze iminsi cyane muri iyi mihanda donc iyi football cyangwa se mu mupira mu bintu bya entertainment mu bintu byose donc ishu nyinshi cyane umwe mu bantu b'abahanga cyane uzi ibyo ari buze kuza gutangaza ngende ku byo atangaje rero ngende kubibona nyine nk'ibintu biri based cyane ku bucuruzi bw'ashaka gukora cyangwa se kugira ngo nyine abantu babe motive kuza muri match nyirizina aravuga ati abo basaza ati bari bamaze igihe kinini cyane badahari mpamya neza ko no kuva Rayon Sport yanabaho ni nabo bwa mbere navuga ko amene kuva Gasogi yabaho numva ari bwa mbere bagiye gukina bimeze gutyo kuko numva Gasogi rye ntago yaje ku gihe cya Sadati mu cyiciro cya mbere ya match yabere muri Stade Amahoro niba nibuka neza banganya ariko ziko ari byo 2019 ndumva muri yose kuko numva Sozeri yabanje bakinye deuxième division ndumva ari bwo bwa mbere wenda ubwo abazi ari mu cyiciro cya kabiri cyangwa se yabikurikiranaga cyane kuko no mu sportif no umuntu ubaye muri sport igihe kinini cyane mbere yabaga mu kipe ya Mukura so ikiremere mahanga numvise ni kirebana no kuvuga ngo urwo rusaku rwabo sinzi ubwo bari bamubajije ntekereza ko ari abo basaza sinzi wenda nimba imbaraga z'umubiri bakizifite ku buryo wenda cyangwa na mbere ariko byagendaga byasabaga ko abantu basakuza bikagera muri stade kugira ngo bumvikane neza bibe byabageraho ikintu kimwe ikindi cya kabiri sinzi uko stade yubatse byo wenda kwiramanta umuntu akaba yahaguruka akazenguruka byo bikunda kuko mbona hari abaperezida babikunda mbanza bwo nabo barabikundaga ariko n'abahari ubu mbona babikora cyane kuva ati siyo ibi ni kwanza icyo nakwita VVIP muvoma ishobora kubikorwa muvoma ishobora kubikorwa muri VVIP ishobora kuba inari ya Gasogi kurusha ni ya Rayon Sport uko nge mbibona ariko cyane niko kuri niko nge mbibona so iki cya mbere kirimo no kuryoshya umupira ikindi kirimo no gukangura abafana so abafana bazagere kuri stade nicyo cya mbere ariko ubundi ejo nibwo nahoze nganira na Saidi Abiyakare ambwira ati ikipe yitwa Gasogi n'ikipe yitwa Rayon Sport ati irifu yo kwifata nk'uko wakumva wenda nka Granada yakinnye na Real Madrid ati kuko ati ubundi ati subundi ati reka tureke kubyita kwiba ati ariko ubundi bwo ati ubaye uri nk'umuntu utanga favor ati simvuze ko ikipe ya Sport ziba Gasogi kuko nicyo kintu ajya gikanga cyane kurusha ibindi byose ati wenda ntago mvuze ko ikipe izabije kwibwa ariko se ati wowe ubundi urutanga favor hagati ya Real na Granada byagenda bite ngo reka tubivuge tubivanye mu Rwanda rukuno mu Rwanda abantu babipersonaliza bakabigira ibintu biri personnel cyane urumva kanezi ndakumva cyane ati ubundi wawe urutanga favor byagenda bite muri football nta mpamvu ya favor nge niko mbyumva nimba ari gusifura ugomba kuba straight ugomba kuba uri hagati na hagati 100%. Niko kuri. Kwanza sinzi iki kintu igihe kizashirira mu myumvire y'aba grand frère bacu nk'aba ngaba yo kumva yuko umuntu niba bavuze ngo twe turi gutegura nibyo yarengeje akantu keza ngo shimye ko wenda bari gutegura mu buryo bwo gushaka mu financier yo gutanga ku kivense kugira ngo yitegure match ariko ibyo bintu bindi byari byabanje kuza ngewe mba numva ahubwo ni wamwiruhera aho ngaho ibukuru cyane rwose urumva uhera aho ngaho ibukuru no kububyizera ni ikibazo ngo gucukura ikibuga sinzi wenda par experience wenda aho tubizi biro officiel twabibonye ibibuga bicukurwa numva ari kugiye cya mazima kandi kereka nimba ari yahaga ubutumwa yakubereye umuzamu igihe kinini ubwo urabizi ko yabicukuraga mazima kandi yakinye muri Gasogi se yakinye I'm very sure cyagiye Axel hora muhamagara kuri bambo ya family telefone ariko sha ubwo ariko mu operation yaba yarakozwe yaba ari muri position nziza yo kubimenya ko ibibuga bicukurwa ko uwo twabonye officier macukura ikibuga vanamo ni mazima kandre kandi n'umutoza w'abazamu ba Rayon Sport rero nimba ari kuvuga ngo no muri Gasogi habaye ubwo mise numva ko Kenisa bizi neza kuko bishobora kuba byaracukuwe kenshi ikindi navuga ni match nyine umva irimo anje donc umva iryo donc abantu bari gutangaza ukumva birakomeye kuko nk'abantu muri Rayon Sport barakubwira bati ikipe yitwa Gasogi United itinyuka ikavuga ikipe ya Rayon Sport ati ni ikipe isanzwe yitwara neza muri fazare ariko champion ikarangirirwa no kutamanuka ati turabimenyere naho ngahiba ati ntago muzi za Breton and Hove Albion izi yo rutando rwa champion kujya kuri junior nk'iya 8
ati ntimubizi turabizi ati none se ati n'ubwa mbere mwakumva nka Everton yo urutonde rwa shampiyona. Donc urumva kurandura rumwe Gasogi Ken Saraba ati bumvise ko intare naje barakangutse bite nuko hari ikipe iri ku mwanya wa mbere, hari ikipe ikaze, hari ikipe imeze neza. Ibyo nge ndabyemera nukotsa adversaire cyuhe mu mutwe n'iki byose. Kandi koko intego ya Ken Singe ndi kundi iri kugerwaho yo gusa nk'uhabya bari reka mbivuge gutyo, nubwo Rayon Sport ibintu iri kubikorana mbisirenze match ya Gasogi cyane n'abare banabyumve na cya kintu cyo kuvuga ngo ntago turibuze kujya kuri match ngo urabona ngo Ken Singe ari kuvuga ibi. Oya, ikintu cya mbere nge nemera umupira abamo ikintu cyitwa kotsa. Nimba Ken Singe ari kubotsa namwe mujye ku kibuga mu mwotsi muha amafaranga ariko munamwotsa. No byibuze niba n'ubutumwa mushaka kumusubiza mumuhere ku kibuga rwose tuzabatega mikoro nkuko nawe itangazamakuru giye mutega mikoro cyangwa se wese na nkokorera imutega abari buze kuzinuka mu gitondo akabanza kanabotsaho numva. Ariko noneho sasa abatsinze mutanahari no kubotsa icyumweru cyose cyane habarimo n'akababaro k'igihombo cyane. turetse kubesha nyasekeso ya 3 gusa. Ngiye ikintu nakubwira cyo ni kimwe, ikintu kimwe cyo kora nemera. Aba bagabo bafashije Gasogi gucuruza, Ken Singe gucuruza, kuko ndahamya ko mu bantu bateganyaga kuzaza kureba ino match bakimara kubona izi muvoma zose ntago habuzeho nka 30 cyangwa se 40% biyongereye. Oya bararenga by'abantu bagomba kuza. Oya probability nini nabyo tunifuza. Rega igihugu nimba cyaraduha gikorwa remezo nk'iki ngiki kigomba kuba source ya income, kigomba kuba source y'ubushobozi bwa equipe. Twese tubigana n'abantu ku munsi w'ejo cyane cyane rwose bari no muri aba bagabo urumve gushaka amakuru abizi biravuna. Urabona ati nimba ari ikintu cya mbere cyadushimisha no kumva ko ikipe nka Gasogi ishobora kwinjiza miliyoni 200 muri stade muri match imwe. Ni ikimenyetso cyiza. Donc erega hari amakipe yo mu ntara buriya bareka no kuvuga zino za Gasogi ko nago ndi siri ya budget ya budget bakoresha kuko nge akenshi umuntu akuvuga ibintu ndi siri yabyo. Yego nuvuga ngo nk'ikipe zo mu ntara nge je suis sûr mbere nka cyagiye twari ibya gatatu champion cyase mbere yuko inamanuka yashobora ko yakoresha budget miliyoni 150 ikipe ikagira performance nziza kandi ariyo kipe igira déplacement ihenze kurusha izindi zikipe zose zo muri champion y'u Rwanda. Urumva bivuze ngo ibyo bintu ni ibintu bishoboka cyane. Bivuze ngo ikipe nka Gasogi Rayon Sport abafana shobora kuza bakuzura stade miliyoni 240 zikaboneka. Izo 40 zikajya muri dépense aba steward zikajya muri stade muri maintenance muri percentage ibintu byose bikajya aho igasigara miliyoni 200. Kwanza niyo zaba miliyoni 150 ni milestone ku ikipe ya Gasogi. Oya cyane rwose. Icyo bita saison y'ikipe yitwa Gasogi yabibaye balance. Icyaba gisigaye rero nukuzotsa na APR nabo baka match bakazahura niyo yakuramo na miliyoni 100 naho cyangwa se miliyoni 150 APR ifite abafana benshi cyane. Urumva izo miliyoni rero ni miliyoni 300. Ibi byaba impamvu kuri bano bantu b'abacuruzi ba investinga mu mupira bati byibuze ngiye gutangira championnat nizi yantu navana miliyoni 300. Nimba ufite abafatanya ko nk'umujyi wa Kigali, nimba ufite abandi bantu branding wambara, nimba ufite abandi bantu, ni ikimenyetso cy'uko Gasogi umwaka uta mushobora gukoresha nka budget miliyoni 500 z'ahantu yizeje ushobora guturuka cyane rwose. Tekizo nuko Ken Singe miliyoni 500 wamukizwa n'iki 500 million hakiyongera nuko gutangaza kwa Ken Singe byaba ari ibibazo bikomeye cyane. Atangaza hejuru izi note atangaza ariko mbwira nimba hari ikintu nge nemera ko kigomba kuryoshya football no gutangaza. Ariko nanone muri umupira wacu abantu nibabe donc kuvuga ngo ntangaze notse nanje ni notswa nge mbigire person. Nanone oya ibyo bintu biba inshuro zose. Yego oya ibyo bintu mwumva ko ndibuze kugenda nkatangaza nkavuga ibyo nshaka byose Canisius nkamumena bikagenda bitse bikagenda gutya ariko byangeraho byakwambuka hakurya. Oya ibyo byo nanjye ntago mbyemera. Hakurya botse no hakuno botse n'umupira Haji Manara yarotsaga muri Simba bakamusubiza hakuno aratsa rikamwakotsa. Ibyo genda byemera biryoshya umupira bituma abantu bigenda neza. So this time rero cyo twifuza twese kuri Ken Singe ubutumwa bwo nizere ko bwageze kuri abayobozi. Niba nishaki akantu ko nishakiraga gusa Bwana Paul Muvunyi, Dr Rwagacondo, Bwana Paul Ruhamyambuga, Bwana Gacinya Chance Denis, abareyo bose bahurizaho ko ari president w'umunyamujyi ariko bwira ko turi Esperanza. Babwo ko turi Esperanza. Urumva se indege igomba kwatswa na Esperanza. Cyane urumva. Bwana
munyamabanga w'ibihe byose Gakwaya Olivier urabizi ko umwemera bwana Maître Freddy amwita Maître Freddy ubwo ndi kwiherera kuri aba bafana aba bantu bari kuba twe turi kwakitinga nk'abafana ntabwo turi abafana ariko bimena ese abonye poste ya famu umuvugizi yavuze ati ubu ngubu hari Juru Park Vastes Maison Noire wowe uryamye he hoya yaga postinze kuri Twitter yagateretseho yavuze ati hari Maison Noire imaze iminsi iri gukingirwaho ibintu bya Shorongi mupaka sinashaka rero kuri Twitter nk'uko Jean Pierre agatereka ndagashaka kana urumva kuri X ntuza Jean Pierre ati Juru Park Vastes Maison Noire wowe uryamye ati nge nunyobye ndi kwirebero yamye Juru Park niho aryamye witwa umuvugi Juru Park none hafi no kwa president retired ex president reka da muri metero ebyiri hiryaho ariko sha ushaka kuntu ahubwo ariko uretse ko Juru Park niyo surugura Esperanza gato ni rugura Esperanza ni rugura Esperanza n'ubundi nta Juru Park na Esperanza byose ni bimwe iyo bashaka bazajya banayikorera harya hepfo gato cyane ko na niga wa Pierre Claver president ari nawe yari yatayanga nako yikunda cyane boy dugize no kubona umuyobozi bwayo ubwo se amakuru sura yafite amakuru naherukaga nuko ejo ariko nubundi none ugomba kuzaba wabigira utese Stade Amahoro barakubwira ngo finally umuntu uwimetiriza kwicururizamo numwe gutanga service abantu ni benshi attention aruturesto twatuyirahira ngo urabona ngo hano hakujya ngo babikora utare Esperanza gucuruza muri Stade Amahoro umugongo ntawo pe twivugane na mwenyeje nimugora arambwira ati abantu bitegure za service nziza za Esperanza muri Stade Amahoro ko amakuru na mfite rwose nimugoroba mwenyewe yarariyo barimo baganira ko confirmation zari kurangira kandi nkubwira ko amakuru ujyaze nanjye nari nyafite 100%. Waruryamyeyo nari njyanye wambwira ati ibintu byarangiye so nibyo nari kuvuga rero so abantu abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport donc cyane cyane abagabo nibo nisha kwihera ubutumwa nabakunzi bakabafana ko bakaba bimena ubwo nabandi ntavuze ubwo ndi kuvuga abagabo nk'aba Justin mugabo abagabo nk'aba Mushimire Maestro my man Claude Mushimire ndamwemera cyane umwe mu bantu buriya babasirimu cyane buriya ni match nke za Chelsea atareba iza Stamford Bridge baba bari tayari abari yo wese so abantu witwa Kensi ubutumwa yabagene yavuga ati mwarashaje iminsi ibaye myinshi mutari kuri tapive ubutumwa bwabagezeho cyangwa volume abantu bayongere abantu bongere volume volume abantu bayongere umuntu hanyandikira ambwe atari kose koko ati ako kantu ko gutegura ati arabizi ko Saidi ari Nyarugenge ejo naratangaje Habiyakare Saidi bamwita Saidi inshuti cyane ya Kensi nubwo yize kumubrokaho akaza kongera kumwana broko inde wa brotse ndi Kensi oya urumva witwa Saidi urumva ahantu twakoreraga ari kuri Fine FM mu rukiko rw'ubujurire mu kiganiro witwa Saidi yokeje urana Kensi n'umuntu wotsa ariko Saidi yaramwokeje Kensi kiyo kiraza arambwira ati none sasa wowe inzira izo arizo zose byasaba kugira ngo Rayon Sport itsinde Gasogi nzazikora byasaba kukwiba byasaba kukurusha arabati subiramo ibintu utangaje kuri radio urashaka kwiba ikipe y'igitose abati ati byasaba kukwiba bakarize byasaba kukwiba byasaba iki ibyo byose tuzabikora ariko ikipe kubitwe ejo nandi kumwe n'umutaramu n'umwe wakinye se muvuge kwanza nabajega nijoro kuko namwe twose tubivuga nyuma abana ari ku Gasogi bura ntimwayebye niwe muntu wari ufashe Maxwell Jumeko arambwira ati totally nari mpagaze mu kibuga cy'ikipe yitwa Gasogi sena ndi wacu ndavuga kuko bino bintu byagize ku rundi rwego by the way uziko bino twafashe video turayikatinga turayohereza iyo hano noneho hahita haduka speculation hakurya iriya ngo video ngo editinzwe n'umunyamakuru witwa Yemesha ubwo bushobozi bwo gufata witwaga nijoro nkumuvana mu kibuga kimwe nkamushyira mu kindi kibuga Jumeku nkahita mushyira muri offside ndabufite oya izo video ngo neme ngurabona ngo yabyaditinze ngo n'ikimenyimenye ngo match yarangiye ngo hoberana na president w'ikipe ya Rayon Sport man
uwitwa Saidi aravuga ngo ngomba kuba ndi i Kigali kwibutsa ikipe yitwa Gaswanza, reka nze mushake hano gatoya. niwe se niwe wavugaga abantu mpaye ariko narakubwiye noneho kugira ngo Mambo aze kugenda fresh kanze baretse hano mbanze ngiye mushake ibyo byose nubwo mu kanya gato twaza tuvugana ari mu kanama uburyo kumubona bishobora kuba byanga. Ngenda ndashaka kumubaza iyi message ya Kenisi yabagezeho kuko njye numvise bikomeye ntabwo mbeshye urumva njye numvise ibintu ari ibindi gahunda se zifashe zite biranze se gahunda ndi kubona ntazi ukuntu zifashe hanyuma se iriya gahunda hano se hano nta kibazo ari kwibaza iriya gahunda Sharumari ifite hariya hirya imeze neza aha ureba rero sasa reka nze manze nshaka uyu mupapa ubwira ni ubutumwa bwabagezeho cyane nicyo cyonyine nshaka kumubaza nta n'ikindi kintu none mubwire nti noneho sasa inyarugenge urahari cyangwa yakwebye arakwebye ntabwo ndi kumubona ntabwo ndi kumubona kabisa kugira ngo ndi kubona igiye ku murongo ibyo ari byo byose kugira ngo numubaze nti bimeze bite iyo gahunda ngiye ntabwo yakunda hano cyane mbere ko twinjira mu yandi makuru ubwo tunababwire se gahunda zifashe gute ku birebana n'amafaranga abantu bakusanyije aragera kuri ekipe ate biragenda bite abantu biteguye bate urumva mu kanya gato yavuze ambwira ko yari mu kanama turi kuza mu kiganiro ariko ndi kuvuga ni ndebe rwose ko ndi buze kuza kumufatisha ibintu bigende neza cyane kabisa kuko we yambwiye yarantangarije arambwira ati sindi buze kukubwira umubare w'ibitego nureba still none aracyari mu kanama sorry nta kibazo tuza kuza gusohoka muri studio yagasoje wenda turaza kumwakira cyangwa turaza kumuha ijambo ariko kandi ku rundi hande witwa Ngabo Robin we hakuno aratangaza iki witwa Ngabo y'Icondo kipe witwa Kenisi ko atangaza we nta mujoro yotse nk'ikipe izwiho gucukura icyo bita synthetic Robin rero sinzi niba ari buze kuza kutwitaba atubwire ukuntu ikipe yiteguye nyuma yo gutangaza kuri abahungu bari tayari ariko uretse ko ntureba abizi neza ashobora kuba ari mu kiganiro itangazamakuru nk'umunyamakuru apana se ntuzi ko abari hafi cyane y'umutaramu cyane cyane buri inshuro nyinshi cyane sinamakuru wapi so icyari cyo ni kimwe rero so ubwo butumwa bwabagezeho byo byose wenda verisiyo yabo tuzayumva ikindi gihe ariko nuko n'ubundi nubwo ari bwarabagezeho bwari buhagije cyane cyane akantu ko gucyura umugore cyangwa se gufata umugeni kwakira umugeni wabo kari ibindi nako kari ku rundi rwego so hanyuma rero uko bimeze ikipe Rayon Sport iriteguye gutorera mu byo mu kibuga cyane ko ejo nabashe no gukurikirana ngo ndebe abahungu bariteguye bari motive cyane ko bemerewe prime iri hejuru nazo mabwira ko kugira ku munsi w'ejo byari bigeze ku 100 kandi bari tayari baravuga bati rwose n'amafaranga meza dushobora kuba twakorera hanyuma rero uyu munsi ikiriweho njyewe ngira ngo twavunye kare niyo makuru numvaga ngomba kuza gutoza tukaza guha abanyarwanda tukaza kubwira abanyarwanda twaza tubabwira ko ku munsi w'ejo uwitwa Roger ubu ngubu niwe acting president cyangwa se niwe perezida wari vice president niwe perezida by'agateganyo mu kipe ya Rayon Sport amakuru ahari yego amakuru ahari nuko uyu Roger nyuma yuko avuganye n'aba bagabo bamwe muri bo atari bose bumvikanye ko rwose we agenda akavugana cyangwa se avuga ati mugende muvugane n'abo bantu
navuga ko barebera cyangwa se bari hafi barebera ikipe ya Rayon Sport twabigarutseho cyane muvugana na ministeri muvugana nabo bireba ba federation n'abandi batandukanye kugira ngo bitazitwa ko twebwe turi abantu tuje kwijandika mu buyobozi nimba ari inkunga yacu mukeneye donc duhabwe go ahead yo kuba twatanga inkunga kuko wenda bwaraza gushaka nk'agafata tereka mu pagasi kugira ngo bigende neza mu gihe wenda izi gahunda zitari zacamo zitari zatungana nibyo so icyo bivuze rero nuko bavuze bati hari ibintu umufana wari wese ashobora kuba yakorera ekipe bidasabye yuko ngo uwo muntu asabwa agomba kuba ari umuyobozi urugero nko kuba yatanga prime icyo ni kimwe urugero nko kuba yategura local urugero nko kuba yatanga bisi donc ibyo bintu by'ibanze umufana wari wese yabikora ariko si umufana wari wese uba uri buze kuza kwicara ngo atekereze ngo ikipe yahembwa ite muraganira kubwira bati ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport wenda hari ibyo bwakoze bwagerageje bati aka kanya tuvugana ikipe ya Rayon Sport ifite ikirarane cyo kwezi kwa 8 gusa ariko yemeye icyo cyakiriya ringwa ukwa karindwi kwarishyuye se kwa karindwi kirarane ngo gihari n'icyo kwezi kwa 8 kuko rega umenye ko abakinnyi buri abatangira ubwo ntibatangiye mu kwa gatandatu nta kipe itangira imyitozo mu kwa gatandatu iba kuko ariko nzi ko kuko impamvu nkubwira ibyo ndibuka ko match umuhoro mu mahoro ntibabaye ku itariki yawe bari gusoza shampiyona bira ni fair saison oya bari muri pre-season oya yigo Rayon Sport irataratangira imyitozo n'ikimenyero yahamagaye abakinnyi bajya mu kiraka kandi aribwo bari batangiye imyitozo reka bikwibutse Rayon Sport icyo gihe bahamagaye abakinnyi ari ku munsi wo kuwa gatanu barababwira ati duhurire mu nzu ku munsi wo kuwa mbere umunsi umuhuro mu mahoro urumva n'ikimenyimenyi uyu mutozo bita Julien Met yarakiri mu Rwanda bakiri muri gahunda yo gushaka abana bazaba insere muri equipe nibo byibuka neza bahamagara abantu haza uyu mutipe Jackson Runanga w'umugaridi w'umukongomani haza abatipe bazerwa bataka abandi ntibuka bayiga nimba ari bayega niba ari bande haza donc haje abakinnyi benshi babwira muhireke bavuye muri equipe nationale gukina na Lesotho bahamagara ba Mitima Isaac n'abandi bose baravuga ati muze mukine iyi match Rayon Sport iratangira imyitozo ya champion uretse ikipe ya APR Football Club iratangiye impamvu nkubwira ibyo nuko nibuka neza ko bari baratumijweho n'ikimenyimenyi ntabwo uzi ko Rayon Sport bayi propose gura n'ikipe ya APR Football Club muri match yo kwinegura stade cyangwa se yo gufungura stade ikipe ya Rayon Sport bikarangira bisa nka n'ubundi dahari ariko yemeye ntabwo byibuka uretse gato oya ariko icyo gihe yari yaratangiye imyitozo none se yari yaratangiye imyitozo ariko itari tayari imyitozo Rayon Sport itangiye mu kwezi kwa 7 ndabyibuka neza nyine nibyo nkubwira nyine ni mu kwezi kwa 7 nibwo ko kwarahembwe se ku makuru mfite okay byaba ari sawa ngo ikirarane kirimo ni ukwezi kwa 8 niyo makuru bano bagabo bafite bibaye ari ukwa 8 gusa byaba ari sawa urumva uko njya makuru nanjye nari mfite ikintu kinatunguranye ngo cyabatunguye ikindi kintu cyabatunguye ni ukuba recruitment zitishiye ngo niza amafaranga make bano bafite numva ninga basubye amafaranga menshi oya bo barishyuwe ngo barayabonye imbumbi na Muhire Keve bamuhaye umwaka umwe miliyoni 20 niba nibuka umwana w'ikipe kuko urumva imyaka 2 yarabuze miliyoni 40 bamukubita umwaka umwe yego ngo bano bantu bari recruitment n'ikireka wenda nka bano ba Omar nyingi n'ibindi bitandukanye so baravuga ati ibingibi kugira ngo bikemuke nta yindi nzira birasaba ko Rayon Sport ibimeze neza igatera gasogi convincingly igatera ikipe yitwa Rutsiro convincingly bose uko bakabaye kuri ababonye mu nama bazamanukira bava kuri match ya Rutsiro nizabera hanyuma hazemo equipe nationale niba nibuka neza hahita banakuzamo ikipe ya APR ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10 iyo match baravuga ngo umureyo niyo kwanza uko n'abanyafana ba APR bashobora kwatendinga match n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport modu nibimeze neza kuko ibintu biri hejuru abantu bari kwitegura amatora modu iri hejuru abare ntibaziganiye kwishyura 5,000 asigaye hose n'umuco barabimenyereye ariko byo nanjye ntakubeshye 5,000 abantu baravuze ngo nta match yakuzuzira ira stade ari kurasetsa nabonye nindushe kujyamo 75% reka tubare 70 harimo 5% kabariyo da wenda dufate 60% Rayon Sport nimba ifite ariyo yatendinga match kurusha APR mu bafana nabo bareka pabure kuzana 60% bivuze ngo ahubwo tike zashira kirikane cyane
match Rayon Sport bano bapapa nibyo bakubwira ndetse no kuri office Reyo imeze neza. dore ikintu rero nanashaka no kugira ngo tunagane n'abakunzi bacu banabimenye nimba ari amakuru nge numva ntishimiye ntakunze nuko uyu munsi kuri special team urubuga ayo makuru nashaka kuyakubazaho urubuga rwa special team hagaragaye icyo nakwita nk'igisa nk'intonganya ngo bimeze bite rero nuvuga ngo uwitwa Sharmi official Mupagasi shakira ifoto y'umuntu bita Munyakazi Sadat the president. Ariko nanjye hari ikintu nibajije nabonye kuri liste ejo ntago Norbert twamubonye se muri ntuza muri mu bakoze fundraising naje kumenya ko Norbert muri special team yiterekeho Senkanize ngo nazo numva bataramubatebye bati bashyiremo akabaraga nka miliyoni imwe n'igice ishobora kuboneka miliyoni imwe n'igice ishobora kuboneka nazo ntaba abantu se bigenze biti mugani niba abantu bashobora kwicara denku aho bicaye aho ngaho bakahita bakwitiza miliyoni 15 uwanyuma akaba yatanze mu kanya ariko bagomba kuyishyikiriza ikipe atinyemo natinyemo 15 miliyoni kandi barabwo batajya muri 15 byuza ngo tuvuge mu mwe yatanze miliyoni ntabwo bageramo ntabwo bageragamo wanababaruka ni nk'umunani amafoto wayibonye Sadate wambone ifoto y'umutara mucaci witwa Claude Mushimire kwanza Nita Claude Mushimire ariko umuriro wa Sadate na Mushimire ni ukuva kera niwe kuva kera gitorwa ntabwo Mushimire yigeze yemera umuntu witwa Sadate Munyakazi reka yamye yotsa yakareka nawe yabikubwira ntabwo umuntu witwa Sadate amwemera ndavuga ni bya bintu birakomeye nese Mushimire nawe ari muri special team aba muri special team none sasa nejo ari mu nama nese Norbert we ntayibamo ese ejo yagiye mu nama Norbert reka nawe ari uriyo Doctor Mpagasi anze nkamareho urumva Dr Norbert ntabwo yigeze ajya mu nama nangize ngo yari aryamye so uko byagenze urumva ku munsi w'ejo ngewe nyirizina reka mvugisha ukuri kose yewe nivuganiye mbere yo kuvuga wateguye iyi nama watumije iyi nama mbere yo kuvuga ariko nizeye ko uwo muntu atari we waguhamagaye mukavugana ntabwo ari we ntabwo ari we waba umushyirishijemo ari we watumye kuko n'ikimenyimenyi uwo muntu twabanje kuvugana iminota 3 ataramenya ko ari nyuma aza kumenya ko ari arambwira ati ni wowe ati ni wowe urumva hari abantu babaye mu ikipe yitwa Rayon Sport ariko Rayon Sport nayibabamo noneho bano bantu ari abantu noneho bumva bafite icyo nakwita nko kuba bari shame donc bafite nk'iyo shameless donc bafite nk'ikimwaro cya performance y'ikipe yabo kandi babona hari cyakwiyongeraho bikaba byagenda neza kurushaho ngiye nemera ko hari aho ubuyobozi bwa Rayon Sport igihe bwagerageje cyangwa se bwitwaye neza cyane cyane nko muri la saison yo gutwara igikombe cy'amahoro n'icya shampiyona bira cyarashobokaga cyane iyo bataza gukora ikosa kuri match ya Gorilla Rayon Sport yagombye kuba yaratwaye igikombe cya shampiyona ubu tuba tuvuga ibindi ukahita ubona ko nyine ari ukuntu nyine touche cyangwa se abuzemo iyo touche abuzemo akantu runaka nibyo igikombe cy'amahoro gitwaye muri situation igoye abakinnyi bagiye ibipengere n'iki byose donc hari ukuntu ubona nyine haburaga akantu runaka mu myaka ya kera rero mu gihe cyagiye gitambuka umupapa wayoboye ikipe ya Rayon Sport abasha coordinating ibintu byinshi birakunda ikipe ibasha no gutwara ibikombe ndi kuvuga Dr Rwagacondo Dr uramwemera ndamwemera cyane Rwagacondo uramwemera cyane ni umwe mu bagabo bakubwira yuko ari umurwanashyaka ukomeye cyane ku kintu cyitwa kunga ubumwe mu ikipe ya Rayon Sport n'ikimenyimenyi
rwose amusori kubivuga wenda sinzi niba batari bari buze kutabyakira neza ariko uyu mugabo ni nawe wagize n'uruhare rukomeye cyane kugira ngo n'inama ibe donc niwe umuntu akwita nk'umukangurambaga niwe kabitera noneho sasa rero impamvu mbizanya aha umuntu wa mbere yahamaga ashaka kumutumira muri iyi nama uratungurwa shaka mbanze ncomeke telefone ngaruka urantegereza uko byagenda oya yafashe telefone ye mu masaha mu gitondo uwa mbere agipanga ibi bintu umuntu wa mbere yahamaga ni Munyakazi Sadat arambwira ati former president nkatwe twese uri umuntu wabaye mu ikipe ya Rayon Sport uri umuntu wabaye hafi y'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport mu minsi myinshi urumva ese uyu munsi ko twifuza kuba twahura tukaganira nyuma yuko habaye crise cyangwa se bigaragara ko abana bagaragaje ko bafite crise I'm sorry nge ntago ni bakuru banjye kuko Roger na Olivier barakuruta baranduta ariko bo iyo muganira barakubwira ngo abana ntago bavuga ngo wasa Roger ngewe urumva nkandi ba president Roger Trésorier Olivier bati abana batweretse ko bafite ibibazo by'amasheke atazigamiye hari ibibazo ibi n'ibi twakwicaye tugahurira hamwe tukaganira tukareba ikintu cyakorwa kugira ngo dusapotinge bano bana byibuze kugeza igihe amatora azabera Munyakazi Sadati amakuru hari nuko yambwiye ati ndaza kubamenyesha mu kanya ko byankundira bigendanye na gahunda mfite yego aka kanya tuvugana nje niyumviye interview niyumviye n'amatwi yanjye avec mes deux oreilles ariko umusaza ari umutama yavuze ati ngiye nabyumviye avec mes deux yeux reka urumva ati nge nabyiyumviye nge nabyiyumviye wowe wabyiyumviye ahantu narinde kwanza sinibuze kubeshya narinde ahantu za Rwandex hariya ari ahantu iyo nshaka kuruhuka mu mutwe ngenda nkahagarara umwanya munini cyangwa se nkicara umwanya munini sinibuze kubavuga ariko buri no kureba na kera cyaga bari gufondamo hari ahepfo n'iki byose nahageze mu masaha 8:30 mavuye 12:20 uza hano nuvuga ngo Sadat ngo niwe muntu wa nyuma na nyuma wakwemera niyo abantu bose babisaba wakwemera garuka mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport nekada ngo niwe wa nyuma ngo kereka abantu bose bafana Rayon bashizeho agasigare wenyine bikaba ngo Rayon Sport igomba kugira umuntu uyobora ngo nibwo yayobora ikipe yitwa Rayon Sport ni declaration ya irofficielle nge niyumvi perezida ko ahindutse ngo na bya bindi mbanza ubwo turi mu bo yasubizaga ngo twavuga ngo wakoraga komite ngo Sadat ngo arabona ngo yabanga nka vice president ngo nico kintu kidashoboka yakora arabyumva akavuga ati n'ubundi niwe wanditse ibaro yego niwe uyigejeje abandi bati warindwanye donc biterwa na kote umuntu ariho yego so ndi gushaka kugira ngo abantu bumve bano bagabo donc ni myumvire ndetse nicyo bashaka donc bari gushaka kugira ngo ese ni gute nyine twahuriza hamwe ko dukunda Rayon dufite ubushobozi runaka ubu baba kuko njyewe nyuma y'icyo kintu cyo kuvugira nawe cyo gutunga tujye kugarukaho cyabaye cyanyeretseho ko habaye nko kwishishanya kuri special team hari donc abantu batangiye gukora imisanzu yego kubita umusanzu president muri disponibilité nkeya tanga umusanzu we ahita nawe utanga buriya match nyinshi ubundi n'abantu bakora ibintu by'imisanzu batanga 100-200 ari kuri rarubwo nibyo nabonye bafuraha 50,000 bantu nkaba Mutarama ndumva nawe yatanze 100,000 ndabize kuza kureba neza ko ni uyu ba Claude Mushimire bande bose Mama Chantal 50 byanantunguye Mama Chantal nabonye ntuza nyiri uyu ntuza ndayambaje ndagije 100,000 donc iriya ni special team rero haje kuba icyo nakwita nk'ikika ko ira special team
rwose Roger yibaho mperuka na Patrick yibagaho uyu Patrick nawe wari uri muri bara bataramu ku munsi w'ejo Patrick Rukundo Patrick nawe yibagaho sinzi nimba kibaho I'm not sure urumva habaye ikintu cyo kwibaza ngo abantu cyane cyane we Claude Mushimire ko wari uri mu nama iri gukora cotisation wari mu nama yo kunza ikipe ya Rayon Sport cyangwa se bo reka tubyite ngo bavuga ngo ni nko guhirika ubuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se abatavuga rumwe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bamwe biswe ibisamba aka kanya ko tugaruka kuri special team ukaza gutanga contribution urihe uhagaze ubundi uhagaze uri kirumira habiri tubimenye hagati nyine tugufate dute tugufate nyine tugufate he icyabaye umutaramu witwa Claude Mushimire aramubwira ati rero sinzi ikibazo ufite urumva sinzi ikibazo ufite njyewe ndi muri special team nakoze contribution cyangwa sinayikoze senkani zanjye singize baramubwira ati nose wakoze contribution ukora na contribution man amakuru sindi buze gukoresha wenda imvugo zakoreshejwe ku rubuga n'iki byose n'ibindi bindi ariko amakuru nuko abantu bateranya amagambo bigaragara ko umuntu uri atasha wese ni Juru Park reka tuyitegure ahita Juru Park urumva umuntu usa nk'uri atasha asa nk'umuntu uri kwishisha ariko njye nkibaza nibyo nahoze navugana n'abataramu bamwe ntabwo se ikibazo nuko abantu bagira nka contribution yo gufasha equipe cyangwa ikibazo nuko abantu batizeye yuko iyo contribution iri buze kuza kugira kuri equipe ari nk'ifoto abantu bashaka nabyo wabyibaza Taramu umwe arambwira ati twebwe ati aka kanya ntitwagombye ko tuyifiteho ikibazo nimba amafaranga hari nibayazane batereke hari kuko man ntabwo ari ibintu byoroshye byo ngo den ko abantu baricaye bese bashaka $15 bazikiza aho ngaho abyo ni ibintu bigoye ntabwo ari ibintu ari ukuvuga ngo turi gushaka prime turi gushaka imodoka kwanza amakuru hari nuko Roger avugana na bamwe muri aba bagabo bano bagabo ba Paul Muvunyi nubwo we bra ikintu kire no gutangaza ngo ijambo ryonye ryo kuvuga ngo ni Oreo gusa ngo nta rindi yarenzaho donc bavugana rero sasa na bamwe muri aba bantu reka wenda reka nkomeze nkoresha iri zina ryubashywe cyane buri ano mu president w'ibihe byose b'ikipe ya Rayon Sport Dr. Rwagacondo kuko rwo ya Rayon Sport atsindaga Raura maze yaze muri stade agatangaza ati ndi gutya niwe ari president yasimbuye rero na ntuza na Muvunyi Paul Muvunyi yego niwe musimbuye kuko nabyibuka yarayoboye imyaka nk'itatu ikipe ya Rayon Sport numva ari mu bantu bari barayoboye Rayon Sport igihe kinini hanyuma bamubwira ko muravuga bine bya ryari muravuga bine bya ryari ni busisa biri gatatu gutya byo nibyo nangize ngo nibyeje ubundi bya kuri Patrick ya Kasirye kirageze igihe ni kwa Deniga Chance Chance Deni yandi kuvuga kera so icyabaye abantu donc reka nivuga ngo Dr. Rwagacondo reka dusuppose ko ari we sinshaka kujya mu precise ngo niba avuganye na Roger ko Roger yavuganye na benshi muri bo yego baramubaza bati ikipe irasabwa iki kugira ngo itegure izi match neza rero mayo ni bonne volonté je niko mbyumva ni ikintu cyiza kuko at end of the day bano bantu nta kintu bagize Rayon Sport nyine barayiyoboye hari bitaragenze neza nkuko wenda no bari bitaragenze neza ribaho numvise bavuga yuko ngo score yakoze audit yakoze audit bigasanga ko ari amafaranga yari abadebloke kugura abakinnyi runaka I'm not sure about that niyo muntu ari buze kwivuga ngende kwivugira amakuru nifitiye nihagarariyeho 100% nikurikiranye Roger yabwiye aba bagabo yuko ngo bikunze bakana nka $15 ngo zaba zibahagije gutegura zino match ebyiri abagabo bagiye bafite target ya $15 rwose ngo ninginga itamaze n'iminota 10 yo kuneza $15 zo gukora contribution kanezi cyane urumva so ibyo bakavuga ati nta kibazo niyo zaba 10 iyo iriya special team akenshi ari giye kuna gukora contribution bakabona nka $1.5 million nk'ebyiri nazo zibonetse c'est bon byaba ari byiza cyane urumva ni $15 ziyongera kuri $2 nubwo utumva ko harimo
abandi ni abantu nka 15 ushobora ngo bari bamaze iminsi badahari special committee yakoze ibintu byiza please abantu babyumve neza iyi special committee special team preto yaricaye itereka ishaka miliyoni 40 zirenga zo gushaka umwataka nakazi keza iyi special team ni buri match runaka bashakaga prime ifite ibintu bikomeye yakoze ariko echaruti yakereze ngo nk'ire nso yize amahirwe kugira iyi special team iri hamwe n'aba bagabo byaba ari ibindi byo rwose no nimba abantu bashobora kwicara bakontribute miliyoni 15 zo gutegura match ebyiri donc iyo special team nayo iri motive imeze neza bari hamwe bicaye hamwe miliyoni 20 zaba ziri garante kuri buri match cyese kuri match ebyiri bagomba kwitegura niko kuri rwose si leta yumvikana cyane rwose niko kuri yes bivuze ngo sinzi impamvu izo diwere zaje kuba ngombwa ko zizamo abantu bakabwirana nabi ngo nuko umuntu ari muri special team ndetse akaza no kuba no muri iyi nama yabaye muri uyu mugoroba kugira ngo mva ibintu bigeze uyu mugoroba ngiye cyo nashaka no kumenya ngo ese Roger ko yavuze ngo nge ndajya muri ministeri ku makuru hari ndajya muri ministeri kuko ministeri nta no kwica ku ruhande niyo yahamagaye bano bagabo mu nama irabamenyesha ngo mwe mugiye ku ruhande mwihangane muberekere ubuyobozi bubanze bukore ibyabwo yego bivuze ngo the same order yaturukaho yo kuvuga ngo ntacyo bitwaye bakongera bakanegera hafi mugakorana bagafasha ubuyobozi Mutarama n'umusirimu reka nguce mu ijambo Gacinya muri Kigali Arena ni hari yego none se yabareha ndamubonye rwose yicaye rwose neza kuri Patriote ntago nzi ruhande ariho ntabwo bari kuri apeni nabyo ntabwo ushoboka rwikorera ubaza ntabwo bakorera ubaza so icyo bivuze cyangwa se igere cy'abantu bakwiye kuba bumva nuko bano bantu barabati twebwe turahari nk'abafana twiteguye gukorana nk'abafana kandi nabyiza bano bana bagira stability babita abana nibyo kandi byiza n'abafana bose na majority y'abafana benshi baranabishyigikiye kwanza kuko umuntu wese wakwanga gushyigikira umuntu uza muri equipe akwereka ngo ari ubushobozi ubu njyewe ndavuga nti nimba uko ministeri cyangwa se n'izindi nzego zarakoze bagasanga hari abantu bafite imiziro muri ibyo bintu ngiye kugizayo nta kibazo nimba ari umuntu ufite umuziro nta muntu n'umwe uruta igihugu nkurikije ibyo bintu umbwiye sibyo nkurikije ibyo bintu utubwiye cyangwa se ubwiye n'abanyarwanda bose ndimo ndibaza ubundi sibyo ibi bintu bya Rayon Sport bizarangira gute bizarangira he niba uyu munsi niba abantu bakabaye bashyira hamwe ngo bashakire uburyo ekipe igomba kubaho cyane cyane muri kino gihe cy'inzubacyuho nta buyobozi buhari ahubwo noneho batangiye kujya muri duel biraza kurangira bite ese ibi ntibyaba bica amarenga ko n'ubundi aba bantu kuko amakuru numvishe urumva amakuru numvishe nyine nuko bano bantu muri bamwe bagize special team bo ubwabo nabo bamaze kumva ko aribo bagomba kuba basa n'abafite bashobora kugenda hazaza ha Rayon Sport muri special team yego afite dore ko bimeze nwango hano hari abantu bari bayoboye inzibacyuho uwitwa Roger nicyo kintu nakunze arahubwira ati nta special team ndayemera ndanayubaha ariko kandi n'abagabo nta mpamvu yo kubigizayo ikipe ikeneye ubushobozi cyane niba ikipe ikeneye ubushobozi hari abantu babufite kandi bari tayari kubutanga the same message yagomba gutwara no muri iyo ministeri ibintu bihari ikipe Rayon Sport ikeneye amafaranga n'urucabana gukomeza kwihagararaho ikipe iraza kugira ikibazo yego ano cyane cyane rwose nikomeza kwihagararaho ikipe iraza kugira ikibazo ese hari ahantu ministeri yadufasha twabona amafaranga igisubizo nikiza ko ari no nimba ntaho rero kuki mwaturimita none sasana dukura amafaranga mwatwemereye aba bantu nabo bakongera kuba reintegrer donc souvent ngo bagaruke mu buyobozi ahubwo bagaruke kuko barabwiye ngo bigireyo babise ubuyobozi bajye ku ruhande hari ikintu gitandukanye hari ukubisa ubuyobozi urumva hari ukuba hafi y'ubuyobozi hari no kuba mu buyobozi yego si bitatu bitandukanye ni ibintu bitatu bitandukanye hari kuba hafi y'ubuyobozi hari ukubisa kwigirayo hirya y'ubuyobozi ndetse no kuba mu buyobozi aba bapapa ntago baje kuba donc birashoboka we never know ngese njya mvumira bitararenga abantu bashaka kuba bapropose akabubwira ati we na Tadio Gacinya uko nge nagize n'amatsiko ndibaza naho kubundi nk'abantu baramutse babisabye yuko hari nk'umwe muri abo bantu basaba ko yagaruka kuyobora ikipe Rayon Sport bari tayari aba papa benshi bo Dr. Bagacona aravuga ati ndakuze
Paul Habnyambuga the same case avuga ati nanjye ndi mukuru Muvunyi nuko ntabwo urize gukunda Muvunyi the same case ariko avuga ati yarabataramuha gacinya aracyafite imbaraga ati ntago interested ariko se what if abantu baramutse bishyizemo imbaraga kuki tutamunegosha tukamukombenka akemera kuba yajya muri izo position umuntu nka Tadeyo atera cyafite imbaraga donc ni ingero nyinshi wenda bashaka kuba batanga umuntu nka kwa Olivier we n'umuntu we arya se twaza tuvuga ngo kwe kwa CEO none sasa muragana kubwira ibitekerezo kavuga ati cyakora ari mutarama wa Shalom mitwa Tafu urabona ko kuno muri wagendaga ejo akahita avuga ngo wow arakubwira ibitekerezo bye ukahita uvuga ati wow Wetwa Shalom avana nibyo urakoze cyane amwita Shalom Mupagasi so bivuze ngo ikintu gihari kuri aba bagabo bati twebwe baratubwiye ati tujye kure y'ubuyobozi ariko byibuze nta kibazo noneho uwabitubwiye natubwiye ati noneho nta kibazo mube hafi y'ubuyobozi si ngombwa kujya mu buyobozi ntago ari cyo bagambiriye hoya icyo ni nicyo najyaga ngira ikibazo rero cyo kuvuga ngo ese abantu bafasha ekipe kuko bari mu buyobozi gusa iki nicyo ntajyaga numva waba udakunda ikipe kaneza oya kuko niko kuri waba udakunda ikipe ariko kuvuga ngo sinshaka kujya mu buyobozi cyangwa se nshobora no kuba najyamo we never know ariko ikibanze wimbuza kuba hafi y'ubuyobozi kuko nanjye ndi umukunzi w'ikipe nk'abandi cyane urumva ikintu cyane rwose donc nihatangwe iyo go ahead yo kuvuga ngo urumva cyane yo kuvuga ngo nta kibazo mwaba hafi y'ubuyobozi nk'uko n'undi mufana wese aba hafi y'ubuyobozi niba kuba hafi y'ubuyobozi rero nta kibazo ushobora kuba propose ko bwatari ko twashaka ubushobozi tugahemba abakinnyi twashaka abakinnyi nimba ari ikintu cyambere numvise bishimira baravuga ati ahantu urumva ahantu hose haturuka kanyenyeri kaguhemba ntabwo babura kwishimira bien sûr rwose niko kuri si ikintu cyumvikana cyane aravuga ati nimba ari ikintu gishoboka rero uwitwa Roger ngo nicyo kintu abantu bategereje ko agomba kubasubiza agafata umwanya wenda akababwira ko ministeri donc position yabo uko byumva uretse ko nize kumva minister Richard Nyirishema yavuze ko donc nk'ibyo abantu bakenera kanumve wenda mvuge wenda ku myanzuro y'ikipe Rayon Sport ari ikintu kigomba ku implant ariko ibyo bintu nabyo bigomba cyane cyane bivuze ngo niho wenda abantu bazicara bakareba ngo ese ibi bintu bikorwa habayemo ubushishozi harabayemo ubushishozi hari ubuguranyi wenda bushobora kuba bwakorwa kugira ngo bigaruke uko byahoze cyangwa se harabayemo ubushishozi ibintu bikaba biremereye ibi ntabwo bizakunda tuzumva the same message uvuga ngo mujye kure y'ubuyobozi ariko igihe icyabareyo benshi banategereje rwose pe numva cyaba kinaboneye no ku ruhande rwanjye numva ko ariko byagombye kuba bigenda ariko uri gutekereza nk'aba papa bicara kuri Juru Park hakiyongera umugabo nka Furaha hakiyongera umugabo nka Sadate hakiyongera muri Tadi hakiyongera nyine bano bantu bari kwingisera ba Prosper bande abaganga 30 bicaye mu cyumba kimwe bari gushaka nka prime ngo tujye gutegura match ya pe sintegeko ko bajya mu buyobozi ibyo ngibyo nibyo njya mvuga ni nacyo kintu njya mvuga kuri president Leta de Captain Wise Jean Fidel yaba yareshoweho kuba tarabashije kugarura bano bantu ngo ubwo bumwe bw'abareyo simvuze ngo bagarure mu buyobozi bashaka ntibazanabagaruremo sibyo nanjye rwose ndi puru nicyo kintu irife ko agomba kuza umuntu ufite ubwo bushobozi ariko afite ubushobozi bwo kumenya ngo bano bantu ko hari icyo bamarira ikipe ya Rayon Sport sinzi impamvu umuntu wagira icyo amarira Yemeni yibizi sibyo nahitamo kujya kure mu gihe yaba nta muziro reka mbyongereho nimba hari umuziro ibyo birumvikana ariko nimba nta muziro ko akundiye n'umuntu yawe yaratanze nk'amakuru cyane cyane muri zira baruwa agatanga n'andi makuru ahandi nibyo byose ntabwo akora ikibazo nk'ire wandikira umukuru w'igihugu uri Sadati ngo birangire gutyo gusa ntugire ahantu bitaba ujye gutanga aya makuru nyiri sinahamya ko Sadate ari umuntu wakoze ibintu yabihubukiye ni ibintu yakoze yabitekereje mbifata nka defense uko bisa nkaho byari byamurangiranye oya guhubuka simvuze ko ari uguhubuka Sadate uri n'umugabo w'umunyabwenge mu bantu ngi nahuye nabo nkavuga nabo gake umwanya muto bazi ubwenge Sadate abamo Sadate ni umunyabwenge ariko nyine ari ukuntu suna reka ntange nk'urugero nko kuvuga ngo ikipe yatanga ruswa nk'itsinde ikipe ikora n'imiti irwanya igihugu ibyo bintu ni ibintu biremereye man no gutaba cyane nimba ari ikintu cyambe kigoye ni ikintu cyitwa nation igihugu koko niko kuri ikintu cyitwa igihugu
uburyo bwose umunyarwanda uwo ari we wese, si ngombwa umusirikare, si ngombwa perezida, si ngombwa umunyamakuru, umuntu uwo ari we wese uburyo ki akwiye kudefandamo igihugu, nizo nshingano za mbere umwene igihugu agomba kuba afite. Nutabyumva gutyo yaba afite ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga ngo nimba haje kuzamo ikintu cy'uko waba warakoranye n'abantu barwanya igihugu, ibintu birakomeye, bisaba fagite zikomeye cyane. Wenda abantu bashobora kuba batereka abantu babigiyeho mu gihe turi gukurikirana, kuko ibyo bintu nimba bihari, nimba abantu barekeye bakabona nta bihari, abantu bagira abantu barekura bakabyoroshya, bakavuga bati abantu bazi hafi y'ubuyobozi niba bashyire mu buyobozi, bazi hafi y'ubuyobozi, babe hafi y'ubuyobozi. Abafana barabyishimiye, barabikunze, ndetse n'abakunze umupira w'amaguru n'abagaruka vibe zagarutse mu mupira n'iki byose, bitewe nuko abapapa bakoze inama gusa. Kanizi izi vibe ubona ni inama yabaye gusa, ni inama igihugu cyakangaranye. Noneho tekereza ngo nka Roger azanye message ngo bambwiye ngo mwakongera mukaba hafi y'ubuyobozi. Si ngombwa ko buri muyobozi, wenda bibaye ngombwa akagira ujya mu buyobozi c'est bon, ariko mwaba hafi y'ubuyobozi. Barakubwira ati iyi stati hari yindi hari nshyashya, igena ko hari abantu bari special bagomba kuba bari muri equipe, baraza ko baba bafite titre runaka, harimo nyine bano bagabo kuno kwa Paul Muvunyi, kwa Ritadi, donc abantu bayoboye ikipe ya Rayon Sport bagiye muri iyo range. Nubwo bo bana propose batahubwo ikintu cyitwa imena za Rayon Sport ntacyo byaba bitwaye, bibaye bidasaba yuko warayoboye ikipe ya Rayon Sport gusa. Urumva? Yego. Bikaba ahubwo ari ikintu kigere n'ubushobozi, bavuga ngo nimba ari miliyoni 10 kuri sezo, uzitanze akajya mu mena za Rayon Sport, nanjye nabyemera. Umuntu utanze miliyoni 10 kuri sezo, Kanizi 10 millions, uwo ngo nanjye nabyemera pe. Urutonde rw'imena twajya turusoma hano, duhere kuri nimero ya mbere Paul Muvunyi, nimero 2 Ritadi Captain Wezo Jean Fidel, 3 gutyo tukamanuka, na n'uwitwa Shalom Mupagasi yazitanga. Imena OG yaziguriramo ako kunywa Mupagasi we mureke. So ibya Rayon Sport nuko bimeze. Ntago nagize amahirwe wenda gukurikirana interview ya Kenisi imbere, wenda ngo mbe nabajije uko babyakenetse nuko babyumvise. Gusa ku mpande zombi amakuru meza bari bakwiye kuba bameze, baba bafite wavuga n'umuvugizi, wavuga na Roger, wavugana na Adrien, ndetse n'abari kuri office bose baravuga ngo intego no gutsinda ikipe ya Gasogi no gusenyera umugozi umwe. This time niyo mvuga aho nabonye ndabisa nkarimo nk'ututuntu ni kuri special team, ariko there is no why, nta mpamvu yuko bigenda gutyo. Nta kintu cyaba ari ikintu cyiza, nta kintu cyaba ari ikintu kirenze kubareye kumva ko bano bagabo bongeye guhuza imbaraga.